ku murage w'u Rwanda, amateka n'umuco. Umushinga wacu watangiye witwa Jya uganira n'abasaza. Abasaza twatangiranye bagera mu basaza 5 twatangiriye hano. Umusaza ubarangaje imbere ubu ngubu ni Buseruka, harimo Sekaje, harimo Ildefonse, harimo Rukara, ariko umusaza usigaye ahagaze kandi afite imbaraga nk'intore Muzehe Buseruka. Tuboneyeho rero ku isoko no munsi twabasangije umurage mwiza uri mu ahantu nyaburanga hagaragara ingoro nziza iri mu bitare, ingoro y'umwami wacu Ruganzu Ndori. Ni mu buryo bw'uko tugiye kuyisangizanya. Karibu ku isoko ni ku isonga. Karibu ku isoko ni ku isonga. Yagira mama ndekundorere ndekera abana baganire Nyirababa w'impabajunga okunju mu gitondo banshunge Aha ni kwa Ruganzu koko nirage. Mu buryo bw'irage rero ahangaha tugeze ni mu mbuga y'aho ngaho niho turi bwitoreze nk'itorero. Uko mwahabonye mwahashimye, ariko ikambere muri rusange iyo tuvuze ikambere ni mu ngoro mo imbere, aho wagereranya mu byumba by'imbere. Uko twasakuje ejo bundi duca umugani wa Nyashya na Baba, hari igihe cyabayeho amabare bangakora ku buryo abantu bavugaga bikaba. Ruganzu nawe yageze hano bakubirizwa n'imvura y'amahindu. Bakubirije rero nibwo yafashe inkota ye cyangwa icumu rye arikubitaho hano, haboneka inzu, abantu barugama, inka zirugama, haboneka ubuzima. Mu by'ukuri rero n'uburiri bwe rero buri kambere. Yego, izo mvura aho byatandukiriye nuko ubu ngubu uri kuvuga uburiro kandi turi ikambere ni igisasiro cy'umwami nk'uko. Yego, ubwo rero haraza bake bake abana mu buryo bw'uko turebera hamwe. Yego, hoya iki nicyo gisasiro cy'umwami, ariko mu buryo bw'irage nuko igihe kimwe hano abantu bajyagamo bameze bate bagize. Mutangiye bya bintu byanyu. Ni mu buryo bw'irage bw'uko hano ahangaha abantu bajyagamo bahagaze, ariko byagize gute byaritse. Iki rero ni igisasiro cye. Hari imbere hari harimo ibijyanye n'ikambere, harimo uruhimbi. Ubwo rero habayeho igihe kimwe kirika. Ziriya mubona ni impapuro abantu bandikamo kugira ngo ibyifuzo byabo bigere gute bigerweho, cyangwa ibitangaza babonera hano bibashe kugira gute kubageraho. Kimwe rero mubasha kureba, ibi byari bimwe mu berekwa yuko dufite ahantu nyaburanga ariko tutabasha gusura. Ubwo rero umwe kuri umwe yabasha kugenda azanjaza akabasha kwirebera, dore yuko hano ari n'ahantu hatarindwa cyangwa hatari n'ikintu kituma abantu bakumirwa ntibamenye amateka y'iwabo. Reka mbereke rero n'ibindi bimenyetso bigiye biri muri iyi ngoro, tubonere hamwe kuza gufata imyitozo.